Yes, ntongere mikaze mwese mwamaze bakana subscribe kuri YouTube channel JMC Sport Fans. So, ngira ngo tuganire gatoya. Hari ukwishongora, hari ubuswa, niba ari ubuswa ariko nabyita, ariko APR ikomeje kugorana, ikomeje kunanirana, ikomeje kuba agafu sinzi agafu k'imvugwa rimwe nyuma yo gutsindwa na AS Kigali muri mpera y'abahizi, irongeye itsinzwe n'ikipe ya Police FC ibitego 3-2. Yarabi, iyi kipe yacu niyo igiye kujya mu mikino mpuzamahanga, ariko niyo kipe ikomeje gukoza isoni abakunzi bayo. Hari ikintu cyambabaje ngira ngo mbabwire abakunzi ba PRFC n'abandi bose bakunda umupira. Kubona ikipe itsindwa gutya biha amenyo y'abashyitsi imbaraga zo kuba batujoga, batumenyera, badufata uko tutari. Club Giant ihinduka ikindi. Sinzi wenda niba ari uko bimeze, wenda nshobora kuba ntari umutoza cyangwa se ntari iki, kuko I think ntabwo n'umutoza yishimye. Ariko nubwo ataba yishimye, gufata ikipe ukayikinisha kuriya mwabonye namwe, abamediyateri, abataka, agakuramo mediyateri agashyiramo abataka, ikipe itanga ifite abataka akabakuramo agashyiramo abawinga, agakuramo abawinga agashyiramo mediyateri. Imana yarabi, ikipe ni Club Giant tuzi cyangwa? Hari akantu nabonye kabaretse mbumvishaho gatoya mwumve akantu kambabaje. Wenda sinzi niba byari bikwiye kumbabaza, ariko namwereka mwumve ukuntu ibintu bimeze, kumva ukuntu ni ibihwanye n'ibyo biteguriye. Ibi ngibi nibyo biteguriye nyine. None se bateguye irushanwa none barimo baratsindwa? Bateguye irushanwa none barimo baratsindwa. Iyi niyo mpamvu twanze kurizamo iri rushanwa. Idaseba kuruta. bro, nawe nyumvira. Uwo ni umuvugizi w'abafana bita Wasiri, niwe watangazaga ibi bihuha, niwe wavugaga ibi bintu ngo niyo mpamvu Rayon Sport yanze kuza mu nkera y'abahizi. Ibaze polisi nibibananiye rage akaba arimo arayicenga gutya. Nimutekereze iyo Rayon Sport iza muri iri rushanwa, twari tugiye kwangisha abantu umupira ku buryo umupira bari buze guhita wandikwa mu bintu bibabaza abantu kurusha ibindi byose kuri yellow paper. Twarabiretse rero kugira ngo umupira w'amaguru ukomeze ari ikintu gishimisha abantu kurusha uko wanezeza wababaza abantu. None se APRFC iravuga ko impamvu mwanze kuyizamo ari ukubera kuyitinya, ariko si irimo urareba urwego APRFC irimo iragaragaza muri rushanwa ko kuyitsina mwarimu bufite, cyangwa ibyo bavuga ni ukuri? Iyi kipe iyi ngiyi mubonye hano mu kibuga itsinzwe na polisi ibitego 3-2. Iyi ngiyi ihuye na Rayon Sport yarya amaseti. Urabona ko akunda amaseti yo muri tennis biba bimeze. Ayo nguwo umuvugizi w'abafana wa Rayon Sport kwishongora, kuvuga ariko hari abakunzi ba APR nabo bababaye, bararanye agahinda hano kuri stade. Sinzi, bafashe umwanya wabo bakajya kureba match nyuma y'uko bavuye mu mahoro nta bafana, noneho uyu munsi bari bitabiriye kwa Pere. Nyuma yo kureba match umva ibyo batangaje koko yeki.
baciyeyo umufana kugiye kuza hano nishyuye bitatu cyo kugira ngo ndebe ibyishimo ndabibonye se nibabanze batekeze kuri uwo mutoza kandi nanone iki cya kabiri niba aperi itekereza neza nireba umuzamu dufite ntago uriya muzamu Pierre ari umuzamu wo ku rwego rwo kugira ngo gufatira aperi ni ikipe nkuru nayo yagakwiye kubireba neza nta muntu umutera icyugazi nta muntu umupuresinga badoro abazamu bahari ntacyo bamutwara ntabwo ikibazo dufite n'icyo nyamukuru umutoza nagenda arebe nta precision gushaka ibya precision byararangiye cyangwa se afite ikibazo cyo kugira ngo cyo gusimbuza ashaka kuba atazi ibyo gusimbuza ahubwo akaba agendera kuri 11 avuga ngo ndasimbuza ikipe ya mbere kiremi ya kabiri ariko 11 akaba ntabafite kuko ntabwo uzisa tuvugana nk'umukinnyi pasi ntago nemeranya n'uyu mufana ntago ya PFC nka 11 wenda nakemeranya ko atababona ariko 11 twabonye batsinda ikipe ya Power Dynamos bashobora kuba bakomerezaho bagakina pre-season ndakeka nanjye yararangiye kubera ko nta byo kuvuga byinshi biba bihari ubundi ibintu bisa n'ibigaragara ikipe ya PFC uretse kwihanganisha abakunzi bayo abafana bayo nta kindi inkera y'abahizi iracyakomeje dusigaje ikipe ya Zamu noneho yo izashishira mu muba Zamu rwose ntabwo bizoroha reka tubitege amaso turebe ejo hari match muri Premier League match izahuza ikipe ya West Ham United ndetse n'ikipe ya Chelsea Football Club ejo rero niyo match yonyine yari muri Premier League no muri La Liga ndumva harimo match imwe niba nibuka neza match imwe iri muri La Liga ni ikipe ya Real Betis izaba yakiriye ikipe ya Alvarez ku isaha y'isa 3:30 match iherutse kuba ni ya Real Madrid yatsindaga Osasuna igitego 1-0 cya Kylian Mbappé yes reka rero nibyo nabagezagaho agahinda abakunzi ba PFC bararanye umubabaro bafite kwishongora ba mukeba dukeneye guhinduka bikeneye ibihinduka ntabwo twifuza ko byaguma gutya dukeneye impinduka muri iyi kipe ya PFC dukeneye umutoza ko yagira ibyo ahindura mbere y'uko ahura n'andi makipe akomeye mbere y'uko akina amarushanwa mpuzamahanga so kandi sabe rero buri umwe wese wanganira subscribe kuri YouTube channel by'umwihariko umukunzi wa PFC ari wo nkandiye subscribe byamfasha kuko nibo nkunda kurusha abandi gusa simvuze ko n'abandi ntabakunda ariko by'umwihariko abakunzi ba PFC aho bari hose bandi ku mutima ni ikipe nayo indi ku mutima ibibazo byose uko byaza bimeze kose ikipe nyihora iruhande impora mu mutima impora mu maraso so abakunzi bayo rero banganire subscribe kuri YouTube channel James Sport Fans kugira ngo dukomeze tubane neza cyane. Asura Vista, bye bye.